kwiga koko. Ese cyakino cyawe cyakira n'imvuba cyakipita amagura cyakira ariko nawe wandishe benishe guteze mana inde sinzi kujya ibari nashi kandi shaka udutafari sinzi no mutariye no mutafari numvaga yuko agiye kumpa amafaranga nyine na buryohereza kugira ngo mbone ko yampa amafaranga ariko nawe urimo cyane ntabwo uri kumujya ni cya kintu nabonye gikora rero kubera ko dushamo utuntu tw'uduparavu ako bakora gatubutse tubutse kandi mu bitandatu ku munsi nawe ahayo ngayo nta mafaranga ari mu mwanya tubanza usaba kwicarira ubusa buruta ubusabusa gihorere makeya cyane wese wazwirwa nani use nkanjye komba nicaye ahangaha ngira ngo baranyishyura nkakopa gusa yakopa arakopa gusa ari amajerekani urayakopa yego ratajya bariko baratashye ashobora gushirira aho nkazi uzinye ahaturage kimwe ibibira by'ibigage karagagagize benshi baza bibari akaritiro k'ikiganye nako magana ane gusa simageze akira ndogo igikwaga isi gikora cyangwa utajya ushobora ku mafi jubiriti cyangwa ku mafi henda ko abihenda cyane pe bigaga byaratubabaje ntabwo waza gucuruza akabari mwana umuntu aba yaravuye ku muhanda byaratubabaje biba byarababaje ariko se wowe ntabwo nzambara jewe niba nibyo nshaka kuvuga cyumvisha ibyo ngibyo ntabwo ari byo nashaka kuvuga ashaka kuvuga iki tubise urupapuro rw'iryo jambo ikibazo ni ukuvuga amazina yacu ubwo nyine mbibyo bintu ushaka gusobanura se ntabwo turi buke nibyo bintu uri kumbwira Bakoteza n'akabushete. Kikiwa hisikari. Sichamu. Swasa salama. Salama. No se ve ya las ideas. Hakuna kuliko. Wakiria. Mama, ibira biko bya sama hivi bya uzoezi. So, oya. Sijaenza. Ngoja chini, ngoja uchungu. Ngoja. Chini. Mimi sasa leo chayana na Juba kusema unaanza kucharugana na mtu mmoja. Mimi sio sitaki kuko bana na mtu ndani kwa wewe. Yetu jambe yanasema. Ariko nawe uri mama nati changa yiboneke. Sasa kufunga nini umani nini na Usiwe tu changa wao. Abavuga nini sawa. Yesu mbera yitonze yuko ariko kaziki numvaga yuko amamagaye kuri telefone. Ndio. Suru mugabo. Ndakwiye. Ya ndi murona. Wangwise. Murona kuje yanjye. Wakiwe usumba cyo hanga. Ai cyatawe nyumwe myinshi niyo yengifite. None se. Nzako ndikonya to yanse bigabo. Bihere n'icyaha. Sensagaretse kinjira mu musore. Yagize kugira amamagaye. Urabuze ibyo utabaye. Ibiki? Biki byagenze gute? Wa mu gitifu nshaka ari kuzana n'inzoga z'abantu. Akuzana n'inzoga z'abantu. Biki? Ubwo n'akazi kawe. Kuya, kuya ntiwabeshye. Niko byagenze? Mubonye hariya ku muhanda. Ari kumwe nande? Ari kumwe n'abadaso. N'abadaso gusa? Oya na wa muntu umwungirije. Mfasi, utatuma umwana bamfungira akabari kandi mbona ari guhala. Mubajya mwana. Ngwino mufashe kugenda Mfase.
ubwo nyine wose soreba ko kwifuza ni hano kuri nahita kuko abandi mpamvu bose tuza ako muhereza na kuko bava mwibare yadayibere sibyo njyana bavuganyeho bwana oya muvanye njyewe niyo kirada baseye turi gukora pakira kakanya kazi sibyo kazima ubwo se wose nta kanyangiri muri ari kunzanira sibyo rero ngo kimwe mpamvu nyine tunsigaranye kano iyo kanyanga niyo sigara iyo kanyanga muyizane hano iki nibwo mategeko mu gacuruzi ibiyobyabwenge kakivuze kakishaka karori kaki kaki wowe hasi keza shimvuze zana iyo kanyanga hano murumva turi kwama na zana eh iyo kanyanga hano kwanza simereza ibyo tu gitifu dore ngibi sana turebe sana mwibere kariya iryo cupa mutari basigira ku buryo n'utaba atazayiba niyo ikindi kandi sedonaidas mubashyire hariya izi nkozi zica ubasha gasiye n'umusore hariya kwa kikipa mabase we hano vayo umvishe mugere hano hasi imitwe yanisigira aho nayo ariko abari mu Rwanda bapfuye ubusa ko reba reba uyu musore arizo mbaraga z'igihugu kiyisore cy'igihugu teka hasi wowe n'abayobozi bawe b'igikobwa cyiza ko ndeba teka teka nawe reka mubwire aba ngaba teka uwo mugabo uzamushaka ngo azabashatse umugore kanyana sedo nawe daso mutaka n'undi yose buriya ko hari ibiyobyabwenge byaba biri nk'uko wasanga baba n'ibimogi kuko nawe wa musore ari mu imbaraga zacu z'igihugu reba ukuntu uri mwiza so wari kuzavamo umubyeyi mwiza urerera igihugu inshuti yanabiraho ntabwo kwibirira ntabwo rwagendera aho ngaho niko maze n'ikirarira cyo kandi niko sinzara kandi mutazi ko niko musiga mufata nk'abana mukabazana mu gucuruza ibiyobyabwenge izo njerekani ebyiri tuno ducupa aya ni amavide gusa kanyana terwa cyane abantu mazi ariko byasenye abantu ntabwo ari ubayeho niko rero uko dusatse wagira ngo uruzitiro rw'irimbinaga sumurumuti yesu na mariya ikirego bazacyogoshere firi bazamugushyira tutakijyana imajyana Firi ntabwo ari cyogosha ubu ndeka mbabaza nyiri kano kabari ni wasanga wowe ubu ngubu si ikintu giturutse tumukugira ntabwo cyaba nyirakabari kandi ubwo ni wowe mucishe make byumvikana kano kabari ni akana ibi nguzi ntabwo uzi izina rye uwase we muko kakabari ni akana kakabari ni akana sanga ni iki ambabazi ambabazi bwana kano kabari ni akana shaka ase mwana twaje gukina ku miti hano aka kabari ni akana akabari ni akana akabari ni akana byafashe nyine kandi uvuga ubwayo aka kabari ni akana mama umurasura duca murabona kwiyikina nawe kandi
bivuze ndakaje njye kano kabari naka ujye ukubita n'ubatavuga kano kabari naka Okay, aka kabari naka. wabigenza urashaka kumara ruswa uzi ko daso ibintu numvisha uzi ko ruswa imungwa igihugu shaka gutanga ruswa ndakurahiye ubu burundu ntabwo buhagije nashaka iyo mwihaye ruswa imungwa igihugu urashaka kumara ruswa uzi ko imyaka ibiri bajya bari kugatatu ujya kongeraho n'icumi ukaba 11 kubera kumara ruswa urasaba imbabazi umpa ruswa wowe umpa ruswa ngwino mbwire kuna mara ruswa ibisabirane murashaka gutanga ruswa mwa ariko ubundi daso yo muri kumara icyo wakubisaba nababwe ngo baryamye hasi ngo bamwiryamye hasi umukobwa wanjye kubise bya n'inzira warwana tega ikintu inzego ziri hejuru yanjye baze bagutware ibihumbi ijana urusenda kayakangana aya ikibazo ngo nyine turagikomeza aya ngazi yambaye baze ikamurwaza uramwumva magana atanu ibihumbi ijana magana atanu rwose ihangane mbanze ndebe ko kiravuga ubu ntabwo bitari izindi ukazumva neza abantu ntabwo bafite amahanga kandi ntabwo kanya iyo uyibumbe nawe ukayimarira aho uramakanaga naso do telefone ibingibi bizaba biziri muraza kuyifata kuri ribu mwese mwagenda mufite sana muzane ibijyanye mufite hano oya mwese z'akazi batazirirwa bakazifata tuzazibagarurira akazi n'ikazi zawe uzane telefone zawe cyangwa cyo na telefone cyagiye si uyu mwana waba natunga telefone ntari katorene mbiri turabibikira hamwe tujyana kubita izindi iki cyo rwose iyo mba nazanye mu kazi cyangwa mu rwego kireke hasi amafaranga wayabuze mujye mundurira n'izina ry'Imana ikintu cy'ikigawani kura muri ibisatsi byacu ntasenyera vangiza amakuru
gusesesha hasi kubera iki ibiyobyabwenge ubaho bagasukije yose yanyweye inzoga abandi bakobwa barizo no kubamera kwasabuza ndetse nacyo ko kirajyana ngo kizere Imana kiravuma imba ari 500. wowe warwana we nudasubira kwiguza tuzabiba umva aka kagari tugiye kugasukura muzomere sorry abantu nabo babaga ngediyegirira inkoni niko bimeze hasi icyo neza umwe hano mugira ko bari kumurumura duhere kuri iki bintu hagarika hangaye gira vuba shawe turya umwanya tega ryama neza ako umuntu uvuga bati we cyangwa se ne kubitara umwana wawe sigana cyane se iki cyo tukibone iki kireke kandi cyane genda hariya wicara hariya we sishaka kugira ngo shaka no kuyamenya se aya amacupa nta macupa baya ushaka bakuboneye umwanya hano muko uraza kwisangira ubungubu ugize amahirwe ndagukijije imyaka iyo 20 uri muri gereza none ubu business yagiye gukomeza rero urabona ko mombye ariko ayo mucuza se ni makeya basubiye sinza nyawo kamubwire kandi nsubiremo ngaya se amafaranga ndaza gusa dore singiye kuyabarira ahangaha ndaza gusanga tuzuye kandi kabari kanzata nka cyaha hakumanza wumva ko bose yitemura koze arakoze ariko nzongera kumva nzakora nzabyongera vai na kwisangira sisha wajya vai sineza so kugana bari agiye vuba nawe jya hasi kumbe jahasi rwose hasi nyine taso chiwisho mu chi hasi se kandi bindeba mu maso iko ebizinwe abone abantu bazi gusoko taso nayo nasi shiranga basunde tijitukare kaje ko abantu siza n'iki ngiki no kubimera no kujya no kujya kubimera ngiye no kugenda tukajya gushaka turabyimene musigari n'utuje n'umwaka umukobwa afite agasuzuguro twigende turaza kubyigenda kuko mwadoye telefone urazisanga ku telefone zabo yazibonye n'inda kuri telefone mugere ariko uko muri ubuzima nawe cyangwa mu isi ukavamo umwana ukavamo umudogiteri ibi byo byakenge kuko mwabonye byo muravuga ubwo se mufunze nta wabuze ku myaka ya 10 cyakoze ndabababariye nimuzongere nkaza kubafata hano nzabakatira burundu sawa ubose n'ukambane reba muri byo zose wose telefone ngira ngo bayitwaye bayitwaye se amafaranga nanze yose hari na make yamurukiriyeho niba sinanze 500 ngahe ngana tano kutubesha ntabwo umuntu abiyeho
ukuntu twe ariko murasetsa ko ngo dore daso sedo gitifu gitebo share ko imbizi zirakora nuko ufite iyo nda shaka bisa rwose kanga buriya twijyana ntabwo twe bari ko twizeye ariko mane reka mbabwire ubutaha tugomba kubishinga sedo akajya kudushakira kandi kagari gashyashya hariho umuyobozi mushyashya dore sedo karori kamana ugenda kandi jya ni cyara ni kiwana ubona abantu twongeye tugahura gasudegaje gutya aho asemana mu mitso ngeze inzoga ngo twatugiye kuzimenasha aguhaya ngahe cyase wahora n'iki kwa madumbira amadumbira ariko se byo twari kubitoragura ijana byonyine ijana byose twari kubitoragura make simba twari kubitoragura bakuyemo nka desa kibuze ariko nta kundi nyine nayo turarya ukwana ni amafaranga menshi chance twebwe kugira ngo hari ikintu twihe tubavanamo habe n'agatelefone cyane nacyo dore cyaki wabosha aka nta mwana umwe inzoga nta mwana umwe inzoga oya nta mwana umwe inzoga mu mwime nta mwana umwe inzoga soma gake gake nakarama narekere wacu reba kirayimenya kandi kimere bibiri kigenda kubita amafaranga yakigenda asha umuntu ugana nawe urihanagura inzoga karengetse wakoze kutunekera cyo mu karitasi yayitetse neza akatsinda karamuhe rwose umurabara cyane wagira ngo ntago ari bibiri ugiye kumuha bose bibiri napfe kujyana yangahe bose bitanu n'amafaranga 500 babahaye murengejeho na telefone ebyiri